hari ibintu munze kukubwira ibintu bya politiki izi nkuru dukoraho by'aba politiciens kujya dutegereza tukavuga ibyo twabonye ibyo twumvise ariko nitugera ku gutegura urugamba aho tujye tugenda gake reka nzamubwiza ukuri amahanga kuvuga ngo abantu bapfuye ntacyo bibabwiye. Rapid Support Forces RCF igifata umujyi wa El Fasher muri Sudani ejo bundi hapfuye abantu amahanga arasakuza ntibyarangiye. Hamdani Dagalo generali wigumiye ku butegetsi buriho hari ibihano yafatiwe ibyafatiwe tuvuge ko byabaye arafunze se ingabo nizidegene gupfa ko abantu kuri iyi si ntabwo amahanga ntacyo bibabwiye aho ikiriho n'iki guharanira uburenganzira nk'uko 23 yozivuga ngo guharanira uburenganzira bwacu bwo kubaho birimo kunyuma ikiri gukurikiraho n'iki ntabwo nakwemeza neza niba 23 iri mu misozi ya Sange mu birometero 15 nibirahita imanuka ikaza gutabara abaturage muri uyu bwira batarahaga go ahead kuba babwiye ngo muvemo kumva bari barahawe kujya mu birometero byibuze nka 75 kuko nabyo ntabwo ari kure ni hafi Kamanyolas bari Kamanyolas cyabari mu birometero 15 uvuye uviraho barasabwe 75 ariho babikora inzo yawe wabuze ko bagiye kwitwika wenda irano muri Gombo kanye Kigali uzagaruka inzu itarakomo aho ihari itangazamakuru dufite akazi gakomeye twereka isi mu ndimi zose nka the USA New Times mwe muri no muri Amerika mutaginge Trump mutagiga amahanga dutabasi atange go ahead yo 23 subira mu mujyi wa nibitabe byo nawe ni ngoma nzitayeza hano umugome. Yes, ibihe byiza cyane kuri ukurikiye The USA New Times aho ni mu bice bigiye bitandukanye nizera ko mumeze neza cyane. Nshimira wowe wakoze subscribe kabisa ubana natwe umunsi ku munsi turagushimiye cyane kabisa ukomeza gukurikirana inkuru zacu buryo mukomeza kuzikurikirana yaba ku murongo wa YouTube cyangwa se umuyoboro wa YouTube dukoreraho ndetse no kuri website yacu ariyo theusanewtimes.com aho se wasanga amakuru agiye atandukanye. Nk'ibisanzwe rero nta kindi kiba kinzanye no kugira ngo twerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turebera hamwe uko umutekano wifashe muri iki gihe cya none turebera hamwe muri Nord Kivu, Sud Kivu byifashe bite ariko magingo aya ngaya tugiye kwibanda cyane muri Sud Kivu ni nyuma yaho ingabo za AFC M23 zisabwe inshuro nyinshi kuba zava muri uriya mujyi wa Uvira. Misi yashize zagiye zitangaza ko umujyi zawuvuyemo ariko noneho mu buryo bweruye uko bari bakomeje kugenda bashingwa ko ingabo zabo zigihari ni mu gihe AFC M23 yavugaga ko ikeneye ko haza ingabo zidafite uruhande zibogamiyemo kugira ngo zicunge umutekano w'abaturage. Rero ni nyuma y'uko iki cyumweru gishize M23 yavuye muri uriya mujyi mu buryo bweruye ariko nubwo zahavuye zishaka ko ingabo za MONUSCO arizo ziza gucungira umutekano abaturage kugeza magingo ya izi ngabo ntabwo zigeze ziza ahubwo amakuru hari nuko ingabo za FARDC zamaze kuba zigera muri uriya mujyi ndetse na coalition yose bakorana irimo Wazalendo, FDLR, Mai Mai, ingabo z'abarundi nibo bageze muri uriya mujyi. Rero nyuma yo kuhava kwa M23 umutekano umeze nabi kugeza magingo ya haribazwa se ubuzima bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda hariya biraza kuba bigenda gute ko akenshi byagaragaye ko aribo bahohoterwa. Ese abanyekongo muri rusange barifuza
bifuza iki, bashaka iki, niba koko M23 bazanira umutekano yahava bakishimira ko igiye, hazi ingabo zabo za FARDC bakomeje kugenda bavuga ko zibahungabanyije umutekano nabo bazarendo bakagaragaza ko babishimiye, barifuza iki koko nk'abanyekongo. Nibyo tugiye kuba dusesengura na mugenzi wanjye turi kumwe muri aka kanya, muramumenyereye n'umutumirwa tubana umunsi ku munsi, ni umunyamakuru kuri Connect Media TV ndetse na Inuma TV, ni umunyamakuru wigenga ukorana n'ibitangazamakuru bitandukanye, akanakorana n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru hano mu Rwanda RBA. Rwamasasu nongeye kuguha ikaze kuri The USA New Times. Neza Jadora Pride neza kuri The USA New Times ndabona rwose mumeze neza cyane. Anyeda kuri uyu wa mbere ndamahoro rwose kandi icyumweru neza. Rwanga tuzakujyana muri ndashatse gukora ujye kwiganira na Trump ugira ibyo umubaza reka ko bigoye ko ubona ko abanyarwanda isosi yagwemo inshishi kubona viza ya Amerika n'ibindi ariko twe gusa n'ibihugu byinshi bafatiye ingamba, ariko ntekereza ko uburyo u Rwanda tubanyemo na leta zunze ubumwe za Amerika azagira gutya rwose acira inkoni zamba kuri imanda ye imyaka 4. Trump nubwo akomeje gufata ibintu ariko u Rwanda rwose na Amerika ibintu twe n'amahoro nta kibazo kandi bizagenda neza cyane. Ndakubona rwose ndakubona umeze neza urimo gukora kuri The USA, muharanira ko isi muri rusange yamenye ukuri ku bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umurongo mwiza mwafashe kuko buri umunyamakuru cyangwa se igitangazamakuru cyiza ni icyerekana ukuri ndetse ikavugira rubanda rudafite aho rukwiye kuvugira cyangwa se udafite uruvugiro, kugira ngo abantu n'isi muri rusange bamenye ukuri cyangwa se n'ibibazo bari babashe kuba byashakirwa umuti. N'ubundi ako niko kamaro k'umunyamakuru mwiza ndetse niko kamaro k'igitangazamakuru kiri mu murongo mwiza tabogamo. Yes, ni umurongo wacu kuko nkuko wari ubivuze, ni benshi bagenda bagoreka amateka. Hari abagoreka amateka yo muri mu burasirazuba bwa Kongo, hari abagoreka amateka y'u Rwanda. So ibyo byose rero niyo gahunda yacu yo kwerekana ukuri, kwerekana muri rusange ko iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho uburyo ubuzima bwifashe, uburyo amateka icyo agaragaza, ese agaragaza ate, intambara zaje zite, zatangiye gute. Ibyo byose tugenda tubyinjiramo tukaganira n'abafite ubwo bumenyi cyangwa se n'abari bariho n'icyo gihe guhera muri za 59 bazi uburyo abanyarwanda bagiye bahunga, ndetse tukarebera hamwe n'amateka nyine amateka, tukareba n'ingaruka Jenoside yasize ikorewe abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. Ese nyuma yaho u Rwanda rwiyubatse gute? Ibyo byose bigenda tubyereka abakunzi bacu ndetse n'abadukurikirana umunsi ku munsi. Abagoreka amateka nyine twe gukomeza kubaha umwanya kandi natwe dufite kuvuga tukagaragaza ibyiza byose turi kugenda tugeraho muri rusange. So rero Rwamasasu n'ibisanzwe tuba turi kumwe nawe nk'umunyamakuru wakurikiranye iby'uru rugamba kuva rwatangira. Rwose bamwe mu banyamakuru bakoze akazi katoroshye, wagiye ugera aho bagakwerere bafatiwe, abangaba bakaba ari indwanyi kabuhariwe cyane zo mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Wagiye ugera mu ndaki zabo aho bacuriraga imigambi yose, wagiye ubona uko byari byifashe. Ni akazi katoroshye umuyamushimira. Akazi gakomeye, ni inkuru tumazemo igihe dukurikirana tugaragaza ukuri, ariko impamvu twinjije muri izi nkuru kare narimo bikubwira no kugira ngo twereke isi kuko twe amateka Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 twari bato bamwe muri twe nibwo turi kuvuka. Urubyiruko bari muri minsi n'urwavutse nyuma, ariko iyo wegereye abakuru ukegera inzego zibishinzwe ndetse nawe ukabasha gufata umwanya ugasoma ugenda usobanukirwa ukuri. Nibyo koko intambara igitangira uriya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda uko byagenze n'amateka yayo mbere
y'ukwiba uhereye 5 n'ikenda nibyo biri kubana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva mu mwaka w'1994 FDL yafatiye ya mbere umutwe w'iterabwoba wasizoye kuyirwana maze gukora jenoside hano. Ubwo nabari bahari icyo gihe kuko abana bari muri urugamba nabo babyariye hano mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Buri munsi bahora bataha, umwaka ushize hatashye benshi bari hano Mutobo, bari hehe, abandi bagiye mu miryango yabo n'abagore babo n'abana babo bagiye bavukira hariya, ariko usanga ari byo bajyanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo ngengabitekerezo urwango bafitiye uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, umunyarwanda cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi, ni rwo rwango bajyanye hariya kwa Tshisekedi. Bose baragenda bararwimika barugeza n'imbere muri Presidence Kinshasa, bikubitiraho ingabo cyangwa se ubuyobozi bw'u Burundi bwanga u Rwanda, bahita babihuza ko M23 ari y'u Rwanda kugira ngo babone ibizibiti nabo babone ibibarengera, ariko byose ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ubwo rero ibyo yavuze zo ndake ya Omega nayigezemo hano muri Nyiragongo, nagezeho bafatira General Gakwerere, twerekana ukuri. Nageze mu kibuga cy'indege murabona ikiganiro, ubwo bikoresho byose hafi ya byose byasigaraga hano mu kibuga cy'indege. Twacyuye Sadek twikura Bambiro hara muri Sanke kugeza yimukiye muri uyu mujyi wa Goma. Twakoze byinshi, twagiye Kivuye, twageze Karehe hafi n'amashyamba za Kauzi Biega, twerekana ubwicanyi bwabereye hariya, tumanuka ejo bundi za Kabanyora kugira Uvira. So ni akazi katoroshye tugenda dukora, ariyo mpamvu ibyo tuvuga nibyo tuba twiboneye n'amaso yacu, ndetse tukavugana n'ubuyobozi bwa M23 bitandukanye na baba nyamakuru bavuga ibyo basomye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku bitangazamakuru. Twebwe bura tujya kuri field, tujya kuri tele tukamenya uko byifashe. Birababaje, nabonye n'umuyobozi wacu muri RM Musabiga Rukoskovia kubona inkuru ukayibona kuri BBC, ukayibona kuri Reuters y'Igoma, ni mu birometero 2 kugira ngo nigerere muri Goma. Bo bakavuga nibyo badahagazeho kandi ngiye ngomba kubanyomoza ni kuri tele. Ibyo rero urabitangazamakuru ryaha mu Rwanda nicyo kintu twakoze. Uriya hagaza kubaho n'agashimwe iyo nuko byumva, wenda nawe Soviet imaze gutsinda urugamba ukavuga ni abanyamakuru bagaragaje ukuri muri, kuko buriya itangazamakuru ni intwari ikomeye cyane mu ntambara n'ingi cyangwa se mu ntambara n'inzi ngizi. Ariko twafashe ya mbere tujya muri riske, urwango rwariyongere ku banyamakuru. Natwe wabonye nk'umunyamakuru nibukanira abana hariya twamwitaga washimutiwe i Burundi, ndetse bivuga ko yarangije no kwicwa. So izo riske rero twagiye tuziyemeza, ariko kugira ngo duharanire ukuri nk'uko n'umusirikare ashaka kujya ku rugamba agahura n'ibibazo cyangwa se n'abayobozi. Nayo nguko upright. Yes, ukomeje ku kantu ko guhabwa ishimwe, ariko ishimwe ntabwo twavuga wenda ngo ni amafaranga n'iki, no gufatanya nyine ku bita credibility. Yego, kuvuga ngo ntawe utashimirwa nyine buri wese ruharagira kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igire amahoro n'umutekano. N'umuturanyi urugo rwe ruhiye, utagiye kumufasha kuruzimya, witege ko nawe urwawe uragira gute uraza kuba rushya. Rero nuko byifashe. Rero magingo ya ngaya twari tugiye dukomoza ku byiza M23 iri kugenda ikora hariya, igasenya n'iyo mitwe yose ihungabanya umutekano muke rwose, ikanagira ingaruka ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ari nayo mpamvu leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba z'ubwirinzi, iravuga iti reka ibi bintu mbikumire hakiri kare bazagira iwacu, kuko twebwe ari amateka natwe twabayemo tudashaka kongera gusubiramo. Reka rero twinjire noneho muri Sud Kivu. M23 yashyizweho niba ari igitutu, niba turabyita gute, yasabwe gusubira inyuma ngo ive mu mujyi wa Uvira, ariko ibyo yasabye turi kubona bitari kubahirizwa. Turabona bitari kubahirizwa. Yasabye ko hajyamo ingabo za MONUSCO akaba arizo zicungira umutekano abaturage, ariko kugeza magingo ya M23 ko yubahiriza ibyisabwa. Urumva
leta ya Kinshasa ibyo isabwa ntibikurikize, bityo umutekano muke ukongera ukagaruka. Wabonye ko muri Uvira ibintu bisa nkaho byongeye birazamba, abanyamurenge batangiye guhunga. Ni ukuvuga ngo ufite isura nyine yaba igaragaza ko hari aho ahuriye n'ubusa n'umunyarwanda, ubu kugeza amagingo aya ntabwo amerewe neza. Ibi bintu ngo amasasu biraza kuba bigana he? M23 ko nta kitakoze bigaragaze ko iyo amasezerano iri kuyubahiriza biraza kugenda. Uko biri buze kugenda ari ubigarutseho ni weekend tuvuyemo, uyu munsi turi kuwa mbere itariki ni 19. Weekend rero tuvuyemo hari abashyitsi bakunze kuvuga ngo yari amagasa, byari bibi, ibintu byabaye rwose bibi cyane kurushaho. Nyuma yaho umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka agaragaye mu mujyi wa Uvira akavuga ko umusirikare wa nyuma rusigaye wa M23 ndetse na Twirwana yarangiye gusohoka mu mujyi wa Uvira. So bahise bavamo, uziko iminsi igera kuri 11 kuva Kamanyora kazamuka yira Uvira habaye urugamba rukomeye cyane. Urabyibuka urwo rugamba rero rukomeye rwaguyemo abasirikare benshi, cyane cyane ku ruhande rw'u Burundi, bashyiraho Wazalendo, bashyiraho FDLR, bashyiraho Mai Mai, bashyiraho Wacancu. M23 kuramo Uvira hari ibitero bye byateguwe. Ingabo z'u Burundi, Wazalendo, Wacancu bashaka kumanuka Kamanyora ku mupaka wa Rusizi na Ruzizi ya mbere n'iya kabiri, ngira ngo mu Rwanda babyita Rusizi hariya, urabizi za Bugarama, muri Kongo ni Ruzizi. Bagomba kumanuka bagakuramo umujyi wa Bukavu bitarenze mu Kuboza ku mwaka wa 2025. Ayo makuru akimenyekana twari hano muri Goma muri press conference, urabyibuka cyane rwose, ndabyibuka neza. Nanga yaravuze ngo niba ubyibuka umuhuzabikorwa FCD2 ati igihe kirageze kugira ngo dukomeze urugamba. Hari umunyamakuru umwe twari kumwe, ndabyibuka niba nibuka neza, ari muri weekend hagati mu gatanu kwa gatandatu, arangije aramamaga twaratandukanye. We ajya muri Kongo kureba Dr. Oscar Bari, umuvugizi wa M23 mu bya politiki. Ibyo bavuganye simbizi, yaramamagaye gufata ibikoresho, igikapu n'iki, hari kwa gatanu maybe, hari kwa gatanu. Yari minsi ni muri satira weekend. Weekend. Imodoka ngo twazitera mu Uvira tugende. Ari kwa gatanu ngira ngo kwa gatandatu mu gitondo nubwo Kamanyora hatangiye kumvikana ipuda ziremereye. Umurundi ameze nabi cyane. Umurundi gahunda yari afite ubutasi bwa M23 bwese buvumbura iyo gahunda yo kumanuka bakarwana bakabakuyemo Bukavu. M23 rero ijya gukuramo Uvira, navuga ko ari ayo makuru bakuye mu butasi, kuko buri butasi bwa M23 buri ku rwego rwo hejuru kurusha n'izi nyeshyamba zindi wagiye wumva, iyo za Sudani za Rapid Support Forces niyo mitwe yose. Ubutasi bwa M23 buri ku rwego rudasanzwe. Bakuramo Uvira rero ni umugambi wari uhari. Icya kabiri, leta ya Kongo nabo bafatanyije bafite umugambi wo gukora jenoside bayikorera abanyamurenge. Yanatangiye imaze n'iminsi nahara mu misozi miremire ya za miliyoni za Fizi. Bagomba kubohora abaturage. Bageze hariya amahanga mwabonye ibintu byahesakura. Ububirigi, Ubufaransa, bigera no kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigera ni Doha muri Qatar, ibihugu byose birahaguruka. Kare nakubajije ese ari wari kare na Uvira wa branche, ariko ibyose ni igitutu cy'amahanga.
kandi mu 23 yiza guhubuka muri urugamba kuva yava Bunagana kugera higeze ku ntabwo ibikiriho. Ni iza kwitira gufata uduci bweze Kinshasa. Sinzi niba urukunyumva bitewe n'umuvuduko bari bafite bari kuba bageze kure. Urebe muri 2022 bamanuka Bunagana, baramanuka Rucu, baramanuka Masisi, bajya Rubero sante uziko we bayifite ntabwo nenamenya n'abakirimo. Ukajya za Warikare bayikuramo, baramanuka barambuka Kawuzibiye bajya Kivuye bajya bakuramo za Kavumu. Ubu bararenze za Karemiyo za Baraka twigwa tuvuga. Uziko ushize batangaje ko Shabunda centre ya Rose bayifite. Shabunda ijya kumana n'u Rwanda. Za Mwenga bamisi barwana ibyo bice byose bagenda gake bitewe n'amasezerano cyangwa se kubahiriza agahenge be basabye n'ibihugu. Igituturo cya Amerika kiyobowe na Marco Rubio, munyamabanga uhoraho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyo cyatumye mu 23 biva mu mujyi wa mujyi wa Uvira Mbare. Wambajije ngo arakurikira iki kiri buze gukurikiraho nta kindi cyatangiye kuvuga ngo arakurikira iki byatangiye ubwicanyi bwatangiye. Wabonye ko abasirikare barinda b'Abahimbu barinda Tshisekedi barangije kugera muri Uvira. Ingabo z'Abarundi uziko i Burundi ariho bapangiraga ibitero byose byo kugaba ibitero uduce twose 23 ifite. Aba FDLR bose niyo bari none ubu barakuragaho ukuntu nk'uko Umunyarwanda yivuga neza bambuke ku manywa y'ihangu none barongera gutinya se baracaka bimvira n'ubura wasanga bo bare bambutse ibikoresho bambutse ikibanza gikurikiyeho n'urugamba rukomeye kuko tumenyereye ko M23 itagirebera umuturage ari guhohoterwa sibyo. Ntabwo rero ubu umuntu yizere ko M23 hari ikirahita ikora nyuma y'uko yo igaragaje ko ibyo yasabwe byubahirije ishobora guhita yataka. Hari ibintu munze kukubwira ibintu bya politiki izi nkuru dukoraho bya politiciens kujya dutegereza tukavuga ibyo twabonye ibyo twumvise, ariko nitugera ku gutegura urugamba tujye tugenda gake. Reka nzamubwize ukuri, amahanga kuvuga ngo abantu bapfuye ntacyo bibabwiye. Rapid Support Forces RCF igifata umujyi wa El Fasher muri Sudani ejo bundi hapfuye abantu, amahanga arasakuza. Ibyarangiye Hamdan Dagalo generali wigumiye ku butegetsi buriho hari ibihano yafatiwe. Ibyafatiwe tuvuge ko byabaye arafunze se. Ingabo nizidegene gupfa ko abantu kuri yisi ntabwo amahanga ntacyo bibabwiye. Aho ikiriho niki guharanira uburenganzira nk'uko 23 yozivuga ngo guharanira uburenganzira bwacu bwo kubaho. Bimukunye ikiri gukurikiraho niki ntabwo nakwemeza neza niba M23 iri mu misozi ya Sange mu birometero 15 nibirahita imanuka ikaza gutabara abaturage muri Uvira batarahaga go ahead kubabwiye ngo muvemo. Kumva bari barahawe kujya mu birometero byibuze nka 75 kuko nabyo ntabwo ari kure ni hafi. Kamanyoras bari Kamanyoras cyabari mu birometero 15 uvuye Uvira ho barasabwe 75 ariho babikora. Inzo yawe wabuze ko bagiye kwitwika wenda irano muri Gombo kajya Kigali uzagaruka inzu itarakomba. Aho ihari itangazamakuru dufite akazi gakomeye twereka isi mu ndimi zose nka USA, New Times, mwe muri no muri Amerika mutaginge Trump, mutagiga amahanga dutabasi atange go ahead yo 23 subira mu mujyi wa Uvira nibitabe byo
nabonye ngoma nzito yagezeho hano umugome ahubwo se kwa Masasu tukiri aho ngaho barabaza rero ni abagome cyane tukiri aho ngaho abanyekongo ibintu biranshaka M23 yahageze hariya muri Uvira bitenge barasasa rwose barishima ko nabo babohowe none M23 ivuyemo barishimye bishimiye ko bariya baje bimeze biti Pride Kongo yagize ubuyobozi bubi nagere mu bubi utaraho mu mateka y'isi mu bindi bihugu abaturage benshi ibize ifite uburezi bwiza Kongo ifite byose buri kimwe ariko buryo aba bantu bose bari muri garagambye imburamukoro ziba zitaka ubukene zibera mu tuzu turabo ni abanyonzi ni abamotari ni babagore wabonye ikindi kintu ari abana abo wazarendo ni abana babo bababwira bati turi kubashakira iterambere namwe mubona ubutunzi n'igihe mu 23 yageraga mu mujyi wa Uvira barabonye babakira ziransore zirafiya zose ni wazarendo Rum ikiriho rero tugategereza tukaza kumenya icyo 23 bivuze gusa ku munsi w'ejo yo 23 yavuze ko amarira umuborogoro ibyo bigiye kuba muri Uvira batabaje amahanga hari igihugu na kimwe bigeze ubona kivuga kikora reaction ati rwose mutabare 23 musubire mutabare ariko se ko 23 yandikiye MONUSCO urumva kayisaba ko yaza nizo ngabo akaba arizo zicungira umutekano abaturage MONUSCO akaba ntakiri kubibona MONUSCO yatangaje ko idateze guhita ijya gufata umujyi wa Uvira nako icyo wigarurira abariyo iwucunga sibyo MONUSCO se FDLR Mai FDNB iyo mitwe yose bashyigikiwe n'abandi si MONUSCO bitukeyiteje ubundi aza kikumumura hano muri Serena icyo gihe ntabwo wari uhari ariko twari duhari yaraje rwose ari kumura iyo bavuga MONUSCO zumve abishyigikiye abiryamyeho bakapisirato yabo ijya guhagarikwa byagenze bitewe si kwa gukora inkuru zo kugumura abaturage n'iki ikiriho yo 23 ntabwo yakomeza kurebera ubwicanyi inzu z'abanyamurenge zatangiye gusenywa cyane insengero bazitwitse basaruye bari gukubita hamaze kugwa abantu batari bakimi bare turaza kwimenya mu kanya ariko ikintu nakubwira cyo nta bintu byoroshye ntabwo byoroshye gusa makenga ubyibuke umwaka ujya kurangira mu mbwirwaruhame zigera kuri 2 yabwiye abarwanashyaka n'abakadazi ba AS23 n'abayobozi batandukanye yababwiye ko urugamba ariko rutangiye ubu rero bagiye guhangana uyu mwaka uzarangira ariko tumenye bose ibintu biravahe birajyaye Kwa Masasu impungenge ku baturage iyo bigenze gutya bari zose 23 bivuye impungenge abaturage zita ziba nyinshi cyane ubu noneho abaturage bagire byiringiro ki kuko hari igihe bahita bavuga base 23 ko yadushyize mu buzima uri ku murongo ufite umutekano ikabirekuye hari igihe abantu bagira impungenge ko bizataka n'ino mijyi nka za Goma nka za Bukavu naho bikazaba ngombwa ko isabwa gusubira iyo abaturage impungenge barifite zo ko nazo ubwazo zumvikana bavuga bati se 23 ntabwo yaba nayigeze ku rwego nayo itangiye gushika intege impungenge ari igihe ziba nyinshi abaturage bakagira ubwoba impungenge ntizabura
kuko abaturage hari ibyo batabona kandi aho politike ibera hatari umuturage nawe ubibona impungenge zirahari ariko mu 2023 irashaka kwereka amahanga, irakomeza kwereka amahanga ko atari wa mutwe w'iterabwoba nk'uko byakomeje kuvugwa, atari ba bantu bananiranye, atari ba bantu babi kuko bahora babishinjwa. Barashaka kwerekana ko bashaka amahoro, ituze. So rero umuturage namubwira ngo nategereze irivuye ibuku nikirazokurikira. Sebarundi Kinshasa n'uyu Jean Jacques Wanuza uri mu buhungiro bari guverineri muri Kivu y'Epfo nibahoraga bavuga ko uvira itazafatwa kuna mu rusengero nahe kuba yarafashwe no kwisubirana ni mu munota umunsi umwe wa 2023 arayongeye gufata Uvira. So buri abaturage nababwira bahumure, ingabo ziri hafi ntabwo zagiye kure ibyo birometero 78 sinabihamya niba ariho ziri gusa ikiriho nuko biteguye gutabara abaturage kuko icyo biyemeje ni ukurwanya uburenganzira bwabo, gutabara umuturage uri mu kaga kugeza ku mwuka wanyu. Yes, Rwamasasu urakoze cyane. Tugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi wa none, aho turi kugenda turebera hamwe se ahazaza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haraza kuba ahahe ko ibintu bikomeje kongera kuzamba. Iyi weekend isize imvururu ari zose hariya muri Sud Kivu mu mujyi wa Uvira. Rwamasasu, ingabo za Rwamasasu mu mboni zawe noneho uri kubona hari iyindi sura nshya y'urugamba igiye kubaho kandi noneho ishobora gutanga umusaruro utandukanye n'uwo tumaze iminsi tubona. M23 imaze umwaka yigaruriye bino bice, hari undi musaruro turi bubone utandukanye n'ibi ngibi? Umusaruro urahari ariko soza watanze cyangwa se wasabye mu 2023 ikamwumvira ko yarekura Uvira, nta n'ugomba kuba bigira ngo musubire muri Uvira cyangwa ukomeze mu bindi bice. Uwo muntu ntawe uzi, ariko subiza amaso inyuma abona ko akaboko gakomeye aramenya uwo muhuza na Katari muri biganiro, naho ibindi byo twaba turetse tukarekeye mu 2023 iraza gukurikiza amasaha imbere. Yes, ngayo nuko bimeze. Namwe mudukurikiranye muri aka kanya mushobora kuza gutanga ibitekerezo byanyu namwe ko mubona ibintu ko byifashe. Ese muri kubona mwebwe amaherezo noneho araza kuba ayahe koko, niba M23 yubahiriza ibyisabwa ariko leta ya Kongo yo ikaba itabyubahiriza? Mwarabibonye ko ihora twabigarutseho mu kiganiro cyacu cy'ubushize tuvuga uburyo Perezida Tshisekedi umeje gukorera ingendo muri Angola yo gusaba perezida w'iki gihugu cya Lorenzo yakongera akamuguza bakicarana i Kinshasa n'abayobozi ba M23 ndetse n'abandi batavuga nawe rumwe. Ibyo byose rero turakomeza dutegereza aho bigana. Kamushimire cyane we twabanye muri aka kanya. Ngena ni Jean de Denda Imana ari kumwe na mugenzi wanjye Rwamasasu. Iyi ni The USA New Times, mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao.